Icyerekezo gishya ku iyubakwa rya Stade eshanu mpuzamahanga zirimo n'iya Muhanga. Byibuze mu myaka 5 iri imbere, u Rwanda rushobora kuzaba rufite Stade eshanu mpuzamahanga. Ukurikije gahunda ihari yo kubaka ibibuga bishya birimo nk'ikizashyirwa i Muhanga. Kuwa gatanu tariki ya 10 Gashyantare nibwo Minisitiri wa Siporo Munyangaje Aurore Mimoza ari kumwe nabo bakorana muri Minisiteri ya Siporo bakiriye ku meza bamwe mu bayobozi b'amashyirahamwe y'imikino, Komite Olympique y'u Rwanda ndetse n'abanyamakuru ba siporo. Mu byaganiriweho harimo kurebera hamwe gahunda Minisiteri ya Siporo yari ifite mu guteza imbere imikino haherewe ku kugira ibikorwa remezo bigezweho, kuzamura impano ndetse no kurebera hamwe amarushanwa atandukanye u Rwanda ruteganya kwakira. Ku bijyanye n'ibikorwa remezo rero, umunyamabanga uhora muri Minisiteri ya Siporo Niyonkuru Zephanie yagaragaje ko u Rwanda ruri gukora ibishoboka byose kugira ngo mu myaka mike iri imbere ruzabe rufite Stade eshanu mpuzamahanga. Izo zirimo Stade Amahoro iri kuvugururwa ikazagera ku rwego rwo kwakira abantu 45,000 mu mwaka wa 2024. Stade ya Kigali izubakwa bushya. Stade ya Huye izongerwamo imyanya isaga 2,100 na Stade nshya zizubakwa i Muhanga na Nyanza. Iyi ni Bwakeye TV News. Ndagira ngo mubwire ko izi ngizi ari Stade ngiye kugeza 5 zigiye kubakwa mu Rwanda, dore ko ruri kwitegura kuzajya rwakira imikino mpuzamahanga. Shishikariza utakora subscribe kuyikora, like, share ndetse na comment, ariko nawe yamaze kubikora ndagushimiye cyane. Ubwo yagezaga ikiganiro ku banyamakuru rero, Munyangaju Aurore yavuze ko i Huye hatangiye kuvugururwa iyo stade, dore ko n'ubu ngubu ikinirwaho, ariko ubu ngubu nubwo ifite imyanya igera ku 10,000 izongerwamo imyanya isaga 2,100. Indi yari ikiri ku cyiciro cyo kunoza uburyo izaba imeze ni iya Nyanza, nayo izaba ifite ubushobozi bwo kwakira abarenga 20,000, ariko ntizaba iri ku rwego rwa ziriya ebyiri tumaze kugarukaho, ni ukuvuga iya Muhanga ndetse n'iyi Remera ku Mahoro. Indi twavuga ni Muhanga Stadium izaba ifite ubushobozi bwo kwakira abantu 40,000, iracyari ku rwego rwo gukora uburyo izaba imeze. Icyiciro gikurikira rero kizaza nyuma ugereranyije na ziriya zindi, Amahoro na Huye ndetse na Nyanza. Indi twavuga rero ni Kigali Stadium cyangwa se iriya stade tumenyereye i Nyamirambo, nayo izavugurwa ikagera ku rwego rwa 3. Ubuye kuvugurwa kuko ntitwakiye inama ya FIFA, hari imirimo minini izahakorerwa, niyo mpamvu nta mikino ubu ngubu tuvugana iri kuhabera. Icyiciro cya mbere nibyo biri gukorwa kuri iyo stade kugira ngo muri iyi nama ya FIFA abantu bazabashe kuhakorera bimwe mu bikorwa byateganyijwe, ariko noneho inongerwemo ubushobozi ibe yakwakira abantu 20,000. Muri 2012 nibwo hatangiye kuvuga umushinga wo kubaka stade ya Gahanga iri gukinirwaho irushanwa rya CHAN ryabereye mu Rwanda mu mwaka wa 2016, ndetse akaba ariyo yari gushingirwaho u Rwanda rutegura gusaba kwakira igikombe cya Afurika cya 2025. Ni stade byatangiye bivugwa ko izaba iri ku rwego ruhambaye yakira abantu 60,000 mu gihe yaba yuzuye neza, nubwo nyuma yaho hamaze gukorwa igishushanyo mbonera cya mbere hemejwe ko izajya yakira abantu 40,000 bicaye neza. Nubwo byagenze bityo ariko mu mwaka wa 2022 hakaba harakiri igitekerezo cy'uwo mushinga. Kuri uwo Minisitiri wa Siporo Munyangaje Aurore Mimoza yavuze ko hashobora gushyirwa ibindi bikorwa bitari stade. Minisitiri Munyangaje yabajwe kandi kuri stade byavugwa ko u Rwanda ruzahabwa na Qatar ubwo igikombe cy'isi cya 2022 cyaganaga ku musozo muri Qatar. Stade 974 cyangwa se 974 iri mu zakiniweho yahise isenywa, dore ko yari yubatse muri kontineri zingana n'uwo mubare, akaba ariyo mpamvu yiswe gutyo 974. Icyo gihe hari amakuru avuga ko rero ishobora guhabwa u Rwanda, ari nabyo byabajwe Minisitiri Munyangaje Aurore Mimoza, ariko asubiza ko atari ukuri. Ati nk'uko wabivuze, bavuze ko ari byo muri kumva, nibyo abantu bavuga ariko ntabwo ari byo, nta gahunda ihari. Ubu ikigezweho ni amakuru avuga ko iyi stade ishobora kuzajyanwa muri irigwe ihabwa amahirwe yo kwakira igikombe cy'isi cya 2023
ku bufatanye na Argentine, Chili ndetse na Paraguay. Iyi ni Bwakeye TV News, ushimira kurikirana ikiganiro cyose guhera ku itangira kugera ku musozo, kandi inama zo gukora subscribe ndagushimira, gusa nawe utarayikora ngira ni nyamuneka uyikore kugira ngo gikomeza kugerwa n'ibiganiro bitandukanye Bwakeye TV News ikugezaho umunsi ku munsi. Ciao.